turakwitabye karame nyagasani kuri buri munsi tuje dusanze impuhwe zawe z'igisagirane utwakirana impuhwe n'urukundo bya nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana ije kuturengera ndetse no kuturenganura kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo tariki 27 Werurwe 2023. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli umutwe wa 13 umurongo wa mbere kugeza ku 62. Muri iyo minsi hari umugabo wari utuye i Babiloni akitwa Yowakimu. Yari yarashakanye n'umugore witwaga Suzana, umukobwa wa Helikiya, akagira uburanga kandi akubaha Imana, kuko ababyeyi be bari intungane, bakaba barareze umukobwa wabo bakurikije amategeko ya Musa. Yowakimu yari umukungu cyane, akajya n'ubusitani hafi y'urugo rwe. Abayahudi bakaziwe kenshi kuko bamushimaga kuruta abandi bose. Uwo mwaka bari baratoye muri rubanda abasaza babiri barashyirwaho kuba abacamanza, ari ijambo rya nyagasani rivugiraho riti ubugome bwakomotse ku basaza n'abacamanza muri Babiloni bigeze gutegeka imbaga. Abo bantu bagendaga kenshi urugo rwa Yowakimu, ababaga bafite imanza bose bakahabasanga. Igihe rubanda rwabaga rwikubuye ahagana ku manywa y'ihangu, Suzana yazaga gutembera mu busitani bw'umugabo we. Abo basaza bamubonaga buri munsi yinjiye ajya kwitemberera, batangira kumurarikira. Nuko ubwenge bwabo burayoba, bahunze amaso ngo batareba nyir'ijuru cyangwa bakibuka imanza zitabera. Ubwo rero basigara bategereje umunsi wabatunganira. Igihe kimwe Suzana araza nk'uko yajyaga bigenza mu yindi minsi, aherekejwe n'abaja babiri gusa, ashaka kwiyuhagira mu busitani kubera ko hari icyokere. Nta muntu n'umwe wari uhari uretse abasaza bombi bari bihishe bamubikiye. Nuko Suzana abwira abaja ati nimunzanire amavuta n'umubavu, hanyuma umufungire irembo ry'ubusitani kugira ngo niyuhagire. Abaja bagitirimuka aho ngaho, abasaza barahaguruka baramusingira, baramubwira bati dore irembo ry'ubusitani rirakinze, nta muntu utubona kandi turakwifuza, twemerere turyamane. Nuramuka wanze tuzahamya ko twakubonanye n'umusore, ugasezera abaja bawe kugira ngo uryamane nawe. Suzana niko kwitsa umutima, maze aravuga ati ubu ndabona imitego impande zose. Nindamuka nemeye, kuri jye ni urupfu. Nimba hakanira nabwo sindi bubave mu nzara. Nyamara icyaruta kuri jye ni ukubagwa mu nzara ndindacumura aho gucumura mu maso ya nyagasani. Ubwo Suzana atera hejuru n'induru ndende, abasaza bombi nabo baramuhururiza. Umwe muri bo arirukanka akingura irembo ry'ubusitani. Abo mu rugo rwe ngo bumve induru zivugira mu busitani, biruka banyuze mu irembo riteganye n'ubusitani kugira ngo barebe ibibaye. Abasaza bamaze kubivuga ukwabo, abagaragu bagwa mu kantu kuko nta kintu nk'icyo cyari kigeze kivuga kuri Suzana. Bukeye bw'uwo munsi rubanda rukoranira kwa Yowakimu, umugabo wa Suzana. Babasaza bombi nabo barahaza biyujemo ibitekerezo by'ubugome ngo babone uko bamwicisha. Nuko babwira ikoraniro bati nimuhamagaze Suzana umukobwa wa Helikiya, akaba n'umugore wa Yowakimu. Baherako baramutumiza. Aza aherekejwe n'ababyeyi be, abana be na bene wabo bose. Bene wabo bose n'abari bamuzi barariraga. Nuko babasaza bombi barahaguruka mu ikoraniro rwagati, bamuramburira ibiganza ku mutwe. Suzana we yarariraga, yubura amaso areba ku ijuru, umutima wiringira Imana. Nuko abasaza baravuga bati icyo gihe twariho dutembera twembi mu busitani, uyu mugore ahinjirana n'abaja babiri, ubwo ahita akinga irembo maze asezerera abo baja. Ako kanya umusore wari wihishe aramwegera, bararyamana. Twebweho rero twari mu mpera z'ubusitani, ngo tubone iryo shyano twiruka tubasanga. Twarabiboneye neza bararyamanye, ariko ntitwashobora gufata uwo musore kuko yaturushaga imbaraga, akingura irembo arahunga. Ubwo Suzana we twaramufashe tumubaza uwo musore uwo ari we, ariko ntiyashaka kumutubwira. Ibi byose twabibera abahamya. Ikoraniro ryemera ibyo bavuze kuko ari bo bari abakuru b'umuryango n'abacamanza. Nuko Suzana acirwa urwo gupfa. Suzana amaze gucirwa urwo gupfa, arangurura ijwi ati Mana ihoraho, wowe umenya amabanga ukamenya n'ibintu byose mbere yuko biba, uzi ko bampimbahimbiye ibinyoma, none mfukamye ndi umwere w'ibyo ubugome bwabo bwampimbahimbiye. Nuko nyagasani yumva ijwi rye. Igihe rero bamujyanye kwicwa, Imana ibyutsa umwuka mutagatifu mu musore witwa Daniyeli,
atera hejuru mu ijwi riranguruye ati, ndi umwere w'amaraso y'uyu mugore. Rubanda rwose ruramuhindukirira maze baramubaza bati, ayo magambo uvuze urashaka kuvuga iki? Nuko Daniyeli arahaguruka yemarara hagati mu ikoraniro arasubiza ati, Bayisiraheli, mwaba se muri bicucu ku buryo mwatanga umukobwa wa Isiraheli mutitonze ngo mugenzure maze mushakishe ikiri ukuri? Nimusubire mu rukiko kuko abantu bamushinja ibinyoma. Nuko abantu bose bihutira gusubira mu rukiko. Abakuru b'umuryango babwira Daniyeli bati, ngwino wicarane natwe utubwire igitekerezo cyawe kuko Imana yaguhaye ubushishozi kuko abantu bashisha kanguhe. Daniyeli arababwira ati, nimutandukanye abo basaza, umwe mumushyire ukwe n'undi ukwe maze mbabaze. Barabatandukanya. Hanyuma Daniyeli ahamagaza umwe muri bo aramubwira ati, muntu wasaziye mu ngeso mbi, ngaho ibyaha wakoze kera birakugarutse, wowe wacaga imanza zirenganya, ukicisha indacumura, ukarenganura ab'icyaha gihama, kandi Nyagasani agira ati, ntuzice umuntu utacumuye n'intungane. Nuko rero niba koko warabyiboneye neza, tubwira igiti wabonye baryamanye munsi. Arabasubiza ati, ni munsi y'igiti cy'umunyinya. Daniyeli aravuga ati, nkubwire rero ukuri, ibinyoma byawe birakugarutse. None ngaho umumarayika w'Imana yahawe itegeko, araje ngo agusaturemo kabiri. Uwo aramusezerera maze ahamagara undi aramubwira ati, bwoko bwa Kanahani, ureke kuba ubwa Yuda, uburanga bwakuyobeje, irari rikuyobya ubwenge. Nguko ko wagenzaga n'abakobwa ba Isiraheli, maze kubera ubwoba bakemera kuryamana nawe. Ariko none dore umukobwa wa Yuda ntiyabashije kwihanganira ubwo bugome bwawe. Ngaho rero mbwira igiti wabibonye baryamye munsi. Arasubiza ati, ni munsi y'igiti cy'umushishi. Daniyeli aravuga ati, ngubwire rero ukuri. Nawe rero ibinyoma byawe birakagarutse. None ngaho umumarayika w'Imana arategereje n'inkota mu kiganza ngo agucemo kabiri maze abatsembe mwembi. Nuko ikoraniro ryose rirangurura ijwi basingiza Imana irokora abayiringira. Hanyuma bahindukira abasaza bombi kuko Daniyeli yari amaze kubemeza ibinyoma, barabyemerera n'ururimi rwabo bwite. Nuko babasaza bombi hakurikijwe nanone amategeko ya Musa, babacira urwo bashatse gucira mugenzi wabo, barabica, maze uwo munsi barokora amaraso y'indacumura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho, naho nanyura mu manga yijimye, uba uri kumwe nanjye. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigire kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyangura umutima kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye hategura ameza, abanzi banjye bareba, ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yawe ukayisendereza. Koko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, abariho nibera iminsi yose. Uhoraho naho nanyura mu manga yijimye, uba uri kumwe nanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 8, umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Muri icyo gihe Yezu yigira ku musozi w'imizeti. Bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Nibwo abigisha amategeko n'abafarisayo bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana, bamuhagarika hagati yabo. Babwira Yezu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwinsha bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe bahereye ku basaza. Nuko Yezu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yezu yunamutse aramubaza ati, mugore, babandi barihe? Nta numwe aguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati, nta numwe mwigisha. Yezu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza. Genda, ariko uherukiraho gucumura ukundi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Impuhwe z'Imana zaratsinze, natwe turiho ku mpuhwe z'Imana. Akavuga ugira iti, ukuri guca mu ziko ntigushye. Natwe abakristo bavandimwe, muri aka kanya hamwe n'amasomo kizimi byacu duteguri aryoshye cyane, tugiye gukurikirana urubanza ruryoshye cyane. Buri wese rero ajya hafi kugira ngo tuze kwirebera, tuze kwiyumvira koko uburyo Imana yacu ari ntabera. Imana yacu yo ikemura imanza ikurikije amategeko y'abantu,
ahubwo ikurikije iki? Impuhwe zayo. Tujya kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane yitwa guca bugufi imbere y'icyaha, être humble devant le péché. Mukristo muvandimwe, wowe nturacumura, nturakora icyaha ngo urebe uburyo abantu bagutonda bakagutondagira bakagutondagura ugaseba ukajya hanze. Icyaha kidushyira hanze, icyaha kidushyira ku karubanda. Ariko se muri twe ninde wakwifuza ko yaseba? Ninde wahagararije akavuga ati nimuze munsebye? Être humble devant le péché. Ni ngombwa rero guca bugufi kuko twese turi abanyabyaha. Aha, ejo nuriya wacumuye, nuriya musambanyi bafashe, none nige uza gucumura, ejo ni wowe uzacumura. Ni ngombwa rero guca bugufi imbere y'icyaha, ari urengana ari urenganywa, twese twakira impuhwe z'Imana. Ari umunyabyaha ndetse n'uwibwira ko ari intungane, twese dukeneye impuhwe z'Imana. Guca bugufi imbere y'icyaha kugira ngo tubone ukuri kw'Imana, ubutabera bw'Imana buri munsi. Uru rubanza ruraryoshye cyane ruri muri amasomo. Ubwo isomo rya mbere ndetse n'ivanjiri biza guhura, Suzana ugiye kugereranywa n'uyu mugore bafashe mu ivanjiri, umugore bakunze kwita Mariya Madarena. Urubanza rero ruraryoshye cyane, na niyo mpamvu kwifuza ko gukora ibigereranyo, kwegeranya koko aya makuru twumvise muri uru rubanza, kugira ngo natwe koko dukurikire tugambiye cyane cyane gushaka ukuri, chercher la vérité. Harimo amasomo menshi muri aya masomo, ariko reka tuzirikane ku masomo 5 y'ingenzi nawe uze gushyiraho ayawe ukurikije nawe uko bagiye baguhuhura mu rubanza, uko wari ugiye urengana cyangwa wari ugiye urengerwa mu rubanza. Isomo rya mbere twakura muri aya masomo ni aba basaza. Mu isomo rya mbere harimo abasaza, muri icyo gihe bafataga nk'inyangamugayo abacamanza bashinzwe nyine ubutabera. Bikatwerekeza cyane cyane no mu Bayahudi ko bafataga abantu babiri kugira ngo babe bakwemeza ukuri. None koko ibintu birahindutse, icyari reception gihindutse deception, c'est ça la trahison, kugambanirwa koko. Abari inyangamugayo bahindutse koko inkundamugayo, aho bari gushyira ukuri bahashyize ikinyoma. Nguko ko Yezu Kristo mu ivanjiri yanzura gusazira mu cyaha, nuko bakikubura bahereye ku basaza, gusazira mu ngeso, gusazira mu cyaha, aho abandi bafatanye inyangamugayo nyamara imbere biri gucika ari nge mugome w'umwisho, malfaiteur affiché, ari nge ukora nabi, mu gihe abandi bo bamfata koko comme un homme sérieux, naho ubundi ari nta kigenda. Gusazira mu ngeso. Isomo rya kabiri twakuramo ni iki kivunge, aho banavuga bati la masse n'a pas de raison, ngo ikigari kivunge ubwo burya nta bwenge kigira, no gupfa kwikiriza, aho bahurura gusa aho gutabara baruhurura. Mu isomo rya mbere harimo ikivunge, aba bose bakurikira urubanza rwa Suzana, ndetse no mu ivanjiri harimo nanone abashungerezi abaje bashagaye uno mugore, bari kumutuka birumvikana, bari kumutwama, ngo uko gushengerera tugakwirakwiza induru aho gutanga impundu. Ngabo byacitse. Hari ubwo tubona mugenzi wacu waguye mu ikosa, nuko induru tukabangira umunwa ati byacitse, mutabare. Ariko se icyo nicyo Imana idutuma nk'abakristo, gushyira mugenzi wacu gukarubanda, la foule, imbaga, abo bose bakikije umunyabyaha bagira ngo bamukubite bamunobagure. Iyi mbaga igatwibutsa imbaga tujya gutangira kuzirikana muri iki gihe cy'ibabara rya Yezu, imbaga iri mu rubanza rwa Yezu nanone bamuvunderezaho amacandwe. Babandi bati ni mubambe. Abo Bayahudi bagenda mu kigare, babandi barira batazi n'upfuye. Ngaya makosa dukora abantu benshi, tugapfa kugenda mu kigare, tugakora amakosa mu kigare, ibifuti byinshi cyane. Ati turi kokera, ati ni mubambe, nimumwice, nimukureho. Ikivunge gusa. Ibigare by'abasambanyi, ibigare by'abagome, kugendera mu kigare byisha abantu benshi birarenganya. Isomo rya gatatu twakuramo n'aba bagore. Mu isomo rya mbere harimo umugore Suzana uri kurengana, w'umwere utacumuye. Mu ivanjiri naho harimo umugore we ngo bafasha asambana, we afite icyaha nkuko tumaze kubyumva. Uyu mugore nawe nubwo batamwita izina, mu gihe mu isomo rya mbere izina rye rizwi ry'uyu mugore, muri ivanjiri ntabwo bamwita izina. Bishoke ko yari Mariya Madarena ntawamenya. Aha, uko batamwita izina nawe uze guhashyira iryawe, ni nkaho nawe igihe kimwe bazagufatira mu cyaha, bakagufatira mu cyaha. Ese koko nawe uzemerwa ushungerwe? Ngizi soni zishobora kudufata imbere y'icyaha. Uyu mugore batavuze izina nawe uhashyira iryawe, aho icyaha kidutegereje kiri kure y'umuryango wacu bizagenda gute? Ca bugufi imbere y'icyaha. Abagore kandi bagashushanya les marginalisés, abarengana, abacira ubwo gupfa, abakene, imfubyi, abapfakazi batagira kirengera, babandi kubera ko nta mafaranga bafite urubanza rwabo abenshi barunyweraho amazi, abakomeye koko bakabatsikamira bakabapfukirana.
ngo urwo rubanza rw'abaciye bugufi buri wese agakora ku buryo koko arwigarika, abatahirya kujugunywa. Ngaba rero abakeneye kurenganurwa n'ububasha bw'Imana, kuko ari abanyantege nke, babandi bativugira, babana b'abanyantege nke ducira urubanza ngo kubera ko bo batakwigerera ibukuru. Ngaba rero baratabaza impuhwe z'Imana, kuko nta wundi babarengera ngo abarenganure usibye Imana yonyine. Isomo rya kane turangamira ni aba bacamanza. Mu gihe abacamanza bambere mu isomo rya mbere babaye injuste, babaye abahemu, nta makuru bafite, na niyo mpamvu koko bagiye guca urubanza rubera bakabogama. Ariko hakaza kwaduka umucamanza Imana yohereje witwa Daniyeli, Imana ikamushyiramo umwuka w'ubutabera, umwuka w'imbabazi, umwuka w'Imana mu Kristo muvandimwe, kubwirizwa n'Imana. Uyu Daniyeli rero uciye urubanza rwa Suzana, urubanza rwari ruryoshye, agatangaza ubutabera, bityo koko ukuri kukajya habona. Arashushanya Yezu Kristo inzira, ukuri n'ubugingo. Uyu Yezu Kristo koko sauveur, uca urubanza koko rutabera. Mu Bayisiraheli un sauveur, umucamanza yari umuntu koko ukiza, de sauveur. Uyu Daniyeli ushyira ukuri ahabona, arerekeza kuri Yezu Kristo, we nzira, ukuri n'ubugingo, ugiye gushyira ukuri ahabona, akemera kwikorera ibyaha byacu kugira ngo urengerwe nanjye ndengerwe, maze turenganurwe. Ngize impuhwe za Yezu, umucamanza égale sauveur, umukiza. Kuko no mu isezerano rya kera koko tubizirikana, abacamanza bashyiraho kugira ngo barenganure umuryango w'Imana, abakiza. Na Yezu Kristo niwe mucamanza w'ukuri, niwe mukiza koko aje kudukiza, bigashushanya none inzira y'ububabare agiye gutambukamo kugira ngo koko adukize. Umucamanza w'ukuri w'intabera ugiye kurengera no kurenganura abandi. Nguyu koko aciye urubanza rw'uyu mugore, yerekana ko twese turi abanyabyaha, nta n'umwe w'intungane uriho. Na niyo mpamvu guca bugufi imbere y'icyaha. De faux juges et de vrais juges. Ese mu Kristo muvandimwe, uri faux juge cyangwa uri vrai juge? Urubanza rero ukarangiza habaye aba justifié, être justifié par Dieu. Bikatwibutsa ko ari Imana gusa ishobora guturengera no guturenganura, n'abandi bantu bose bashobora guturyoshya bagaturya ibyacu byose, ariko ukuri ni Imana ikugaragaza. Imana niyo mitima y'abantu, akaba ari yagaragaza ukuri. Yezu Kristo rero arahari. Kugirwa umwere na Yezu Kristo, nk'uko uyu mugore agizwe umwere na Yezu Kristo. Genda uherukiraho gucumura ukundi. Amen, amen, amen. Isomo rya gatanu twavanamwe ahangaha kandi rikomeye cyane, noneho ari naryo pfundo koko ry'aya masomo yose, ndetse no muri iki gihe cy'igisibo turimo, nuko aba bagore koko bacira urubanza, cyane cyane Suzana uri kurengana, baratwerekeza kuri Yezu Kristo, victime par excellence, ari uri kurengana koko, indacumura, umwana w'Imana, nta cyaha afite, ariko bakaba bagiye kumukatira urw'abagome, urw'ababisha, bakamusebya, bakamubibeshyera, bakamuciraho, akababara, agapfa, akabambwa ku musaraba, agapfa. Ariko Yezu Kristo akazazuka, kuko kurengerwa no kurenganurwa. Wa Yezu Kristo babara kugira ngo tubabarirwe. Impuhwe za Yezu, uru rubanza rurimo impuhwe za Yezu koko, nguko guca bugufi imbere y'icyaha. Hari ikibazo abantu bakunze kwibaza hamwe n'amasomo cyane cyane y'Ivanjiri. Ese koko uriya mugore wafashwe asambana, umugabo wamusambanyije we yararihe, yaragiye hehe? Bamwe bati bishoboke ko ari bariya banamuzanye, ari we yasambanye nawe. Nuko rero bakavuza induru kugira ngo koko bataza kubagira nabi, bataza kubareba nabi. Byashoboka ko ari umwigisha amategeko cyangwa ari umufarizayi, nabyo byashoboka. Kubera iki? Niwe nyine bamuzanye, babareba akatsi kari mu jisho ry'umuvandimwe. Mu Kristo muvandimwe, ugomba guca bugufi imbere y'icyaha. Ntugasekere ukoba uhetse rukobora. Guca bugufi imbere y'icyaha kugira ngo ugaragaze ukuri. Muri aka kanya gato tugiye kunyarukira muri Afurika, maze tujye mu ishuri ry'ukuri. Amaherezo ukuri kuzatsinda. Ntawe utarajya mu rukiko, twese tugane mu rukiko, maze ko turebe ukuntu twasohokamo turi abere, cyangwa tugasohokamo koko twabonye ukuri. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rwari rukize cyane, umugabo wo mu rugo yakoraga mu mahanga kure, umugore wo mu rugo nawe yari afite uruganda rufite amamashini koko. Urwo ruganda koko rukaba rwarakijije abantu bari aho ngaho benshi, bakabafasha koko bakabitaho kuko yabahagamwe akazi. Ubwo koko byumvikane, amamashini koko yakoreshwaga muri urwo ruganda, ari urugo rukagira akamaro, ndetse n'abaturage muri ako gace bakagirirwa akamaro n'izo mashini ndetse n'urwo ruganda, kuko babonagamwe akazi. Nuko rero igihe kimwe kiza kugera, embomate wa mugore abyutse, bya bindi by'uko nyine nshya batarara bushyitsi, kandi ngo aho umutindi yanitse ngo ntiriva. Wa mugore abyutse asanga muri rwa ruganda za mashini zose bazibye bamukokoye. Nuko amugona agahinda kenshi. Urumva
niwe gusa wari uzi aho urufunguzo rwari ruri, usibye ko yari afite abazamu n'abandi bose barindaga izo mashini. Biza kurangira koko atabaje, amaze gutaka baramutabara koko, ari ubuyobozi bose barabatabara koko, ko uwo mugore yari afite agaciro. Abaturage bari baremwe aho ngaho nyine muri ako gace. Nuko koko polisi iraza, ubugenzuzi bwose burakorwa aho ngaho, bahera ku bantu bose babaga aho ngaho, bagenda babafunga. Nuko muri iryo genzura haza kuboneka abagabo babiri koko bakomeye cyane, baza kuba koko aribo batahurwa ko bajyanye za mashini, bibye za mashini. Nuko barabafunga. Mu gihe babafunze, ubwo bari babafunze, umugabo w'umugore we yaragiye gukora mu mahanga, ari mu mahanga ari kure, yaragiye nyine gushakisha imibereho ibitunga urugo koko. Nuko babagabo barabafunze kubera ko nyine bagaragaye ko aribo bagiye bibye za mashini. Bamaze kubafunga, byaje kujyana igihe babakatira imyaka 20 buri wese. Nuko abagabo baguma mu buroko igihe kirekire bazira za mashini bibye. Barafunga umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu. Bageze ku wa gatanu nibwo nyine koko baje kujurira. Bamaze kujurira, nuko baribwira bati, ubu koko imyaka 5 dufungwe, umuntu wadufungishije, umuntu wadutumye kwiba, yigaramiye, atarigera rimwe aza kudusura, ubu koko dukomeze turengane? Nuko igihe cyaje kugera koko babagabo bavugisha ukuri. Baza gusanga kurura ni bande bigize mashini. Baza gusanga ari umugabo w'uyu mugore ari wagambaniye izi mashini, agatuma babagabo bandi babiri kujya kwibiza imashini z'umugore we. Bakristo bavandimwe, munyumvire namwe, munyumvire. Nuko rero igihe kimwe kiza kugera koko wa mugabo w'uyu mugore urumva yari yagiye mu mahanga, ntawe no kumukeka, baramufata koko baramufunga. Urumva abana bamaze mu myaka 5, we bahise bakuba kabiri, birumvikana bafunzwa imyaka 10. Mukristo muvandimwe, ishyire ku ruhande rw'uyu mugore bibyize mashini, utari warategereje ko umugabo we yamwiba. None koko bagiye kureba basanga umugabo koko niwe yibishije izi mashini, kandi yari mu mahanga, niye nagaragaye aho ngaho, nta n'uwari kumukeka. Ariko biza kurangira avumbuwe ko ari we wibishije za mashini. Ubu ngubu imyaka 10 arayifunga. Ese uyu mugore ko yagowe bizagenda gute? Azamugemurira bizagenda gute? Nuko baza gukurikirana ngo cyatumye umugabo yibisha imashini z'umugore we, kandi bombi barasangiraga mu rugo rumwe, bari babanye neza koko by'akarusho, kandi ari abakire. Ngo uyu mugabo ngo yabonaga umugore ari gushaka kuzamusuzugura kubera ko ari we winjiza amafaranga menshi, ari umaze kuba populaire, ari uzwi n'abantu benshi. Akabona ko uyu mugore bizagera igihe akatangira kumuca inyuma, agatangira akamwemera, akamwishongoraho. Nuko rero amwibishiza imashini kugira ngo agire gute, abashe kumwumvisha, kumvisha umugore wawe mubyeyi, kumvisha umuntu mubana, kumvisha umuntu musangira akabisi n'agahiye, akabiri wo mwibisha. Akagabe ni ngo igisambo nikiba kure, igisambo kiba mu nzu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko ushaka kugambanira umuntu mubana, umuntu musangira, akabari wo mwicisha, ntiyazagera n'umurabukwa, bagafunga abo bitabaruharwa, indangare, ingegera zikabirenganiramo. Kubera iki? Abanyamafaranga babaye benshi mu rubanza rwawe, abanyamafaranga babaye benshi mu rukiko. Bizarangira koko urubanza rwaba rumwereyeho amazi, bizarangira koko utsinzwe. Kubera iki? Kubera ko nta mafaranga ufite, ntawe ufite ukuvuganira. Abakiriya bakomeye, urubanza rwaba rumwereyeho amazi, bikaza kurangira koko utsinzwe, bagukatiye uri ruharwa. Kubera iki? Uri umukene, marginalize. Ngaba bagore twumvise muri evanjiri badafite ubarengera n'ubarenganura, bahonyora uko bashatse. Nguko abakomeye bagenda bahonyora abaciye bugufi, kandi ba rubanda bakomeza bakabirebera, abategetsi bakomeye bakomeza bakabirebera. Nguko gutamenya amakuru, kutinjira imbere, ukuri kuba imbere. Ngo wa mutima nama wacu uzaducira urubanza, abenshi tutojya turebamo, kunyarukira mu mutima nama wacu. Amasomo ya Suzana ndetse n'umugore wafashe sambana, icyo bitwibutsa cyane ni ukumenya amakuru y'ukuri. Wayamenya ute? Ntabwo ushobora kumenya amakuru y'ukuri udakorana n'Imana. Muyobozi, niba nta banga ufitanye n'Imana, niba nta kundi ufite ujye ukorana n'Imana, umenye ko imanza uca ari z'amahugu. Ni bya bintu uzakora wishyira, bikaza kurangira uri gufata abasambanye, kandi ahubwo ari wowe usambana, nawe ngabo uri gufatisha. Kandi byaba bayobozi bategetsi bakomeye, mwitonde. Ese abakozi bawe aho na ntujye bajyana mu nkiko, kandi ari bo bashora mu ngeso mbi. Kandi byaba bayobozi bategetsi guca bugufi imbere y'icyaha, ukazirikana ko uriya urwe rwarangiye, none n'ingize ukurikiraho nawe ejo, ariko umenye ko bishobora gukubaho.
icyaha, guca bugufi imbere y'icyaha. ngo kuko abenshi tujya tugambanira bagenzi bacu ati twamufasha asambana, twamufasha ari kwiba, twamufatanya igitoki, yewe tukanakimwikoreza tukamujyana mu nkiko turi kugenda tuvuza induru, mbese nk'iyi mbaga twumvise muri aya masomo. Ariko ntituze kuzirikana uwamugambaniye, uwo muntu wagambaniye undi. Burya aho niho hari ikibazo. Umukoro uragira uti ese ari umuntu ucuruza udukingirizo, ari umuntu uguze agakingirizo usambana kurusha undi nuwuhe? Ari umucuruzi, ari umuguzi ufite icyaha gikomeye kurusha undi nuwuhe? Aha, umwitozo numara kuwusubiza kugeza igihe wumvise ko nyine umuntu ucuruza utwo dukingirizo ari usambana kurenza uwaguze na kamwe, nibwo uzumva ko umugambanyi, uwagambanye akaba nubwo yarari mu mahanga, wa mugabo wa mugore ari ufite icyaha gikomeye. Kubera iki? Niyo watangije intangiriro umukristo muvandimwe, kugambana, kugira ububisha muri wowe, kugira ubugome muri wowe, urubori rw'ubugome, urubori rw'icyaha ruri iwawe, ruri mu mutima wawe. Iyo ntangiriro rero niyo ngiyo, uwo niwo mugome, aho niho ruzingiye. Navugaga ikinyoma, aho niho kizingiye. Ngo hatataza kundusha umushahara we, ngo hatataza kundusha icyubahiro we, hatataza kunjyana we, antwaye icyubahiro cyanjye we, icyubahiro cyanjye arakirindimuye we, niwe ugiye kumenyekana kundusha we, niwe ugiye gukira kundusha we. Ibyo byose ugasanga ishyari n'ubugome byaritse iwacu, kandi no mu rugo rwacu uwo tubana nkaba koko ntamukunda na busa, ahubwo ndi kumugambanira. Icyaha cy'ubugambanyi ni icyaha kibi cyane mu Kristo muvandimwe, ni icyaha gikomeye cyane. Ese mu Kristo muvandimwe, iyo ugiye guca urubanza, amakuru wegeranya abaturutse he? Urubanza rwawe rurabogama cyangwa nawe koko uruca nk'iyi mbaga, ukaruca nk'abacamanza, ukaruca nk'abasaza basaziye mu cyaha? Burya iyo ufite icyaha imbere yawe warasaziye mu cyaha, ntabwo ushobora kubona ukuri. Ukuri kurakwihisha, akajya ngo igiti kigwira aho kibogamiye, nawe ukomeza kubogama kubera icyo cyaha. Wazikamye mu cyaha, wasaziye mu ngeso mbi, usazira mu cyaha. Kristo bavandimwe, nk'uko bizarangira uri kugambanira umuntu mubana, umuntu musangira, umugore wawe, umugabo wawe, ukamujyana mu nkiko, bikaza kurangira urugo rwawe rushenye, bikaza kurangira udafunzwe gusa, ahubwo banakwishe. Kubera iki? Usaziye mu kinyoma, usagiziye mu ngeso mbi. Mu Kristo muvandimwe, muri iki gihe cy'igisibo, Yezu Kristo ugiye kurengana, nawe ntube muri babandi bamurenganya. Wowe nanjye twebwe kwitaba Kristo, ntitube babandi koko bajye guciraho Yezu amacandwe, bajye gukikiza Yezu, bajye gushungera Yezu. Nshungera Yezu igihe nanjye nifitemo ububeshyi, nifitemo ubugome, igihe cyose nasaziye mu cyaha, igihe cyose ndashaka kwigorora ngo mpinduke kugira ngo ndangabire ukuri. Yezu Kristo we nzira, ukuri n'ubugingo. Impuhwe zawe Yezu Kristo ziraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.